Mr. Okello, is it true? No, my lord. He had been otherwise. We are in court. Could we please have some? Ni umugabo hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga udakomeje kuvugwaho rumwe na benshi bitewe n'uburyo ari kwitwara hirya no hino mu butabera, aho bamwe bari kuvuga yuko ashobora kuba afite n'ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, abandi bakavuga ko ari amayeri ari gukoresha kugira ngo agirwe umwere, ngo naho ibyo yakoze byose byari uburwayi bwo mu mutwe bwabimuteye. Ni inkuru y'akababaro yakuye ababyeyi umutima, cyane cyane abafite abana muri Uganda biga ku mashuri y'incuke. Ni inkuru y'umugabo uherutse kujya ku ishuri ry'incuke agatera abana ibyuma, bane bakahasiga ubuzima ako kanya, aho umukuru muri bo yari afite imyaka 2 n'igice. Ni inkuru kandi umubyeyi wese yumvise aho ari hose agacika ururondogoro, muri make ikamukura umutima muri rusange. Hari n'abatumva neza uwo mubabaro ndetse n'agahinda, ni amarira atemba ku babyeyi b'izo ncuke. Hari ku wa mbere mu ntangiriro z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2026 mu gace kitwa Gaba i Kampala muri Uganda. Ikaritsiye yari isanzwe ituje iri hafi y'ikiyaga cya Victoria. Ubuzima bubari nk'ubusanzwe nk'ahandi hose ku isi, ndetse muri icyo gitondo ababyeyi bajyanaga abana ku ishuri rya Gaba ICT ryari rizi kwita ku bana cyane. Mu gitondo abana barasekaga, bakina, bishimye, biruka nk'uko bisanzwe ku bigo by'abana b'incuke, ariko hari n'abandi bariraga buhoro buhoro nk'uko bisanzwe ku bigo by'incuke. Icyakora nta wari uzi ko kuri iryo shuri hari kubera amahano. Ni ibintu bitari byarigeze bibaho mu myaka yari ishize muri Uganda. Uti byagenze gute rero? Christopher Okello ni umugabo ufite imyaka 39 y'amavuko. Amakuru avuga neza ko yari amaze imyaka 20 yibera i Bwotamasimbi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi rero ni uri gufatwa nk'icyitegererezo, akaba ari nawe ntandaro y'ubwicanyi bwabereye muri Uganda bwibasiye incuke. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2026 hari mu kwezi kwa 2 yaje kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yabaga, asubira mu gihugu cye cy'amavuko aricyo cya Uganda. Uyu ngo mu byangombwa afite agaragaza neza ko ari umunyamerika. Hari tariki 3 Gashyantare umwaka wa 2026 nibwo yaje kugera ku mupaka wa Uganda uhana imbibi n'igihugu cya Kenya ku mupaka witwa Busia. Abamubonaga aho yari atuye bavuga ko bamubonaga nk'umuntu usanzwe, ufite impamyabumenyi, ufite impapuro zemeza neza yuko nta kibazo cyo mu mutwe yari afite cyangwa se afite ubu ngubu. Ariko noneho nyuma y'iyo sura ye yari afite yagaragaraga neza, ariko hakaba umugambi mubisha yari ahishe abantu batajyaga babona na gato. Amakuru yaje gutangazwa nyuma avuga yuko Okello yari afite ngo imyizerere idasanzwe. Uyu mugabo Okello ngo yizeraga yuko yabona imitungo ayikuye mu myuka mibi y'amadayimoni, aho yizeraga yuko yabona imitungo ariko ayikuye mu gutamba ibitambo by'amaraso, ariko cyane cyane abanje kwibasira abana bato, akaba ari bo atambamo ibitambo akabambura ubuzima. Ibi rero ngo nibyo byaje kumutera igikorwa cy'indengakamere aricyo yakoreye ku ishuri ry'incuke mu gihe yahitanaga izo ncuke, nk'uko nawe yabanje kubyemera mu iperereza ry'ibanze ryakozwe. Ubundi ngo byatangiye ari ku wa 2, hari tariki 31 z'ukwezi kwa 3 umwaka w'2026,
Uyu Okello ngo yaje gukodesha imodoka ya Toyota yo mu bwoko bwa RAV4 kugira ngo imufashe umugambi mubisha yari afite, umugambi wo kwica abana akabagira ibitambo kugira ngo akunde abone ubutunzi, ab'umukire ahirwa atunge abone amafaranga menshi. Ku munsi waje gukurikiraho rero tariki ya 2 Mata mu mwaka wa 2026 yagiye ku ishuri rya Gaba nk'umubyeyi ugiye gushakisha uko yandikisha umwana we. Ahura n'abayobozi bamwe na bamwe kuri iryo shuri ababaza amakuru. Icyo gihe ngo rero ngo yabajije byinshi cyane, anitwara neza imbere y'abo barimu n'abashinzwe kuyobora icyo kigo cya Gaba. Nuko nyuma ngo bamusabye yuko yazagaruka ku bukeye bwaho kugira ngo bamwandikire umwana. Muri icyo gihe nta muntu n'umwe wari ufite igitekerezo kuri uwo mugabo wari utuje gutyo, wagaragaraga gutyo yitegura ibikorwa bibi nk'ibyo ngibyo. Bukeye bwaho ku munsi wakurikiyeho rero ari nabwo habaga ayo mahano. Mu gitondo hagati ya 3:30 ndetse na 4 aho ngaho muri Kampala mu Rwanda ho hari ku isaha ya 4:30 na 5:30 aho ngaho mu Rwanda. Wa mugabo Okello yasubiye ku ishuri y'incuke. Yagiye yiteguye kwishyura byose kubera ko yari yahanyuze n'ubundi ku munsi ubanza, dore ko yari yabwiwe ibisabwa byose ndetse n'amafaranga y'ishuri. Uyu mugabo rero ngo yageze ku ishuri ahahurira n'umuyobozi w'ishuri nuko aramwakira. Mu byo rero yagombaga gukora ngo harimo no kwishyura amashiringi 180 y'amanya-Uganda. Mbese ayo ngo yari amafaranga yo kwiyandikisha. Yarayishyuye koko ndetse ayishyura akoresheje mobile money cyangwa se uburyo bwo kohereza amafaranga ukoresheje telefone. Yakomeje kwitwara nk'umubyeyi usanzwe rwose, abazi ibibazo bisanzwe nk'iby'ababyeyi bandi bazanye abana. Mu bibazo yabazaga harimo ibigira biti: abana bataha sangahe, baruhuka sangahe, mubagaburira mute, ndetse abaza ibibazo byinshi biteye amatsiko nk'umubyeyi wari wifuzaga kuharerera. Amakuru avuga ko ajya kwandikisha umwana yabanje guca ku iduka ryari hafi aho, ngagura ingufuri 2 nini, zimwe nziza koko, agura n'ibyuma 2 bihata, bimwe bitunganya ibyo kurya. Nyuma rero ngo ubwo yari amaze kwishyura amashiringi 180 byo kwandikisha umwana, ngo yasohotse mu nzu atandukana n'umuyobozi w'ishuri wari umaze kumwakira. Arangije ngo yagiye ku marembo afata za ngufuri 2 yari amaze kugura azifungisha ku marembo y'ikigo cy'ishuri abana bigamo. Iki ni igikorwa yakoze mu masegonda make nk'umuntu wari wamaze kubitegura n'ubundi. Nuko ngo nyuma yo gufunga amarembo yaragiye yegera aho abana bakiniraga mu mbuga yari hafi aho ngaho. Abo bana bakiniragaho ngo bari bafite kuva ku mwaka 1 n'igice kugeza kuri 2 n'igice, hafi y'imyaka 3. Mu buryo butunguranye rero ngo yakuye mu mufuka icyuma nuko atangira kugenda agiteragura abana nta mbabazi, nta n'impuhwe yari abifitemo, nta no kubabarira byari birimo. Nyuma gato rero mu makuru yaje kumenyekana mu bana bahasize ubuzima harimo umwana witwaga Ryan Odeke wari ufite umwaka 1 n'igice. Digion Oteko yari afite imyaka 2 n'igice. Hari kandi uwitwaga Ahmad Kesha wari ufite imyaka 2 na Ignias Kishi wari ufite imyaka 2. Ni abahungu 3 ndetse n'umukobwa 1. Abo bana 3 bose bahise bitaba Imana bitewe ngo nuko yagendaga batera ibyuma ku gikanu, ku mitsi ijyana amaraso mu mutima. Ntibyatinze n'uwa 4 yahise apfa kubera ko nawe yari yatewe icyuma ku mitsi ijyana amaraso ku mutima. Ibyo rero ngo byatumye abo bana bahaburira ubuzima kubera kubura amaraso menshi.
Hari uwitwa Furuwebe, uwo ni umwe mu bakozi b'iri shuri, ngo yagerageje kumubuza uko yari ashoboye kose aramwitambika, ngo ariko nawe amubwira ko ari buze kumwica nakomeza kumubuza umugambi we. Ngo icyakora n'ubwo abo bane ari bo bitabye Imana, ngo ntago ari bo bonyine gusa yateye ibyuma, ahubwo ngo hari abandi bana yagiye ateragura ibyuma ahubwo bagakomereka gusa. Amakuru avuga ko mu bana 14 yateraguye ibyuma harokotsemo abana 10 gusa. Bane bose bahise bahasiga ubuzima. Bamwe ngo babihutanye kwa muganga, babagejejeyo ngo basanga bashizemo umwuka, ariko ngo hari n'abandi bahise bahasiga ubuzima aho ngaho muri iyo mbuga. Hari amashusho yabo yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga abagaragaza bari hasi basa n'abashizemo umwuka, ndetse harimo n'abandi ubona ko bakomeretse cyane. Urebye ni amashusho yagiye ajya hanze agaragazwa n'ibinyamakuru bitandukanye, ndetse ngo n'abaturage bahageze ibyo ngibyo bimaze kuba, wabonaga ku marembo hari udukweto bigaragara ko ari utw'abana, ndetse n'amaraso hirya no hino muri iyo mbuga, bigaragara yuko habereye igikorwa cy'ubwicanyi ndengakamere. Abaturage bari hafi aho rero hari ibyo babwiye itangazamakuru. Umwe mu babyeyi rero bari bafitemo umwana ndetse yari yanishwe, yagize ati, nageze ku ishuri mbona abantu bose bararira, sinatekerezaga yuko umwana wanjye atakiriho. Mu by'ukuri ni nk'inzozi mbi. Hari n'undi muturage nawe wagize uti, twumvise urusaku n'induru nyinshi, nuko twirutse dusanga abana bari hasi, amaraso ari hose, byari biteye ubwoba pe. Abaturage rero ngo bahise birunda kuri Okero kubera yuko yari yamaze gufatwa n'umuzamu warindaga urusengero rw'aho ngaho Agaba, ruri hafi aho ngaho rwitwa Gaba Church, rwegeranye n'iryo shuri ryitwa Agaba CD. Uwarindaga umutekano muri urwo rusengero rero niwe wabashije kumufata ubwo yari ari kugerageza gucika abo baturage. Abaturage bamwirundiyeho n'uburakari bwinshi, ariko inzego z'umutekano zahise zihagoboka ziraza zimukura mu maboko y'abo baturage. Uyu mugabo yahise afatwa ndetse n'iperereza rihita ritangira. Uyu Okero mu gufatwa kwe yari afite amaraso menshi cyane, ndetse anafite ibyuma byinshi mu mifuka ye. Yahise ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kabaragara, aho mu iperereza ry'ibanze ryakozwe yahise yemera icyaha. Yavuze ko kandi yabikoze agamije kubona ubutunzi, abanje gutanga ibitambo, ngo nubwo atavuze uwari wamutumye ibyo bitambo. Nubwo rero yavuze ibyo, bamwe bagakeka ko afite uburwayi bwo mu mutwe, ariko raporo zo kwa muganga zo zagaragaje ko yari muzima, nk'uko biri no mu mpapuro zari zasinywe Ukuboza umwaka washize, umwaka wa 2025, zagaragazaga ko ubuzima bwe bwo mu mutwe buhagaze neza. Kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026 nibwo yaje kugezwa mu rukiko rwe rwa mbere i Makindye muri Uganda. Yaregwaga rero ibyaha 4 by'ubwicanyi. Nyuma rero yaje koherezwa mu rukiko rukuru, aho yaje no kujyanwa muri gereza nkuru aho muri Uganda, muri gereza yitwa Ruzira. Ni inkuru rero yagiye ivugwaho na benshi muri Uganda, na n'ubu ngubu igikomeje kuvugisha abatari bakeya muri Uganda, kugeza naho Perezida Yoweri Kaguta Museveni yasabye yuko urubanza rw'uyu mugabo rwakihutishwa, ngo ndetse rukanabera hafi y'aho yakoreye ayo mabara, abaturage bakabasha gukurikirana iby'ubutabera. Nyuma y'ibyo rero ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4 2026 urubanza rwaratangiye ndetse rubera mu ruhame,
aho bashinze ihema hafi y'aho icyaha cyabereye. Hari abaturage benshi cyane kandi bafite uburakari bwinshi, abandi barira kubera uburakari bw'ibyo bari baraboneye aho ngaho byahabereye. Iburanisha ritaratangira, mbere gato bamwe mu baturage bashatse kumusimbukira ngo bamuture uburakari. Icyakora inzego z'umutekano ngo zirabakumira. Icyatangaje abaturage rero muri iryo buranisha Is it true? ni uko uyu mugabo Okello ngo yahakanye ibyaha agira ati, "Nyagasani, sinemera icyaha." Could we please have Ibi rero ngo byaratunguranye cyane kubera yuko mbere ngo yari yemeye icyaha. Gusa mbere yuko nkomeza nkumenye yuko aka kanya uri kuri Kidobya wanyu.